Reka tubikore nabireba. Shawe wigira ikibazo se wagize isoni. Mwaretse kunera isoni. Oya ase mwaretse. Tankoze isoni. Oya ndamwemera. Nizere ko yakatize. Nari. Sheri. Umusa. Si wemeye. Reka tuyishire. Bana bana badahombye. Ko twakundana tumaranye umwaka wose. Nta defo nimwe nari narakubonye ikintu cy'amagambo. Ntago napfa kukihanganira. Reka umva urambabaje mu buto. Oya nacyo twavugana rwose reka. Kuraho cameraman. Patrick mama we iki kamera ndibo. Mani kuraho cameraman. Ako se mani wakuyeho kamera ubundi. Kadusoza mwana kadusoza ikiganiro. Mani ibyo bintu ndamo kabisanze mu kiganiro. Hello people, nizere ko mumeze fresh sana aho mudukurikirana muri mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi. Twongera kubasuhuza no kuba ikaze mu biganiro bya yawe TV. Bakoze cyane kudukurikirana no kubana natwe umunsi ku munsi aho uherereye mu bice bitandukanye. Twongera kubasuhuza no kuguha ikaze muri story zacu tuba tugiye kuba tuvugaho. Tubanza twibutse ko tutumwe na Body Max Fitness barakubwira ko wifuza gukora umubiri gutera neza kugabanya kubyongera ugomba kugana Body Max Fitness. Tutagiye cyane sauna and massage swimming pool kwa bikundira koga mutugane tubaye izo service mbambabwiye haruguru dusange mu giporoso sano yerekeza Kanombe unje mu top katimuso bwawe ugeze kuri Body Max cyangwa ukamagana kuri 82 meze fresh musaza fresh nani mbona ari kubukonje nuko ubu uri kumwe n'umuntu gutese subona ko manazanye umwana wanjye kuri kamera byawe ni ndakubwiraga se waruzi ko ari brag ntago byari rero avuze ati ngomba kumuzana abanyarwanda bose bakamumenya kuri yawe TV n'uyu nguyu noneho bajya kubwira abantu cyane ngo ni cyagika by'abahagaze neza waruzi ko nkubeshye byane byo kwikina dere nguyu rwana Lorenzo nese urabona atari sawa hoya nawe rero abantu bazaje muri comment batubwire uyu muhungu ari ikinyi cyangwa urwana rwabiko ntago neze nakwikina gute abantu ubwo baba batareba reba uyu mwana muturutse hasi umuzamu kabisa kamba muzaje muri comment mutubwire uyu muntu niba tubeshye muzamwiherere uyu ni ubereye hunter ntago nge nikina rwose urabizi nga nabyivugire na rese nakwikina kabisa turimo turabaye ikaze creative umeze fresh rero yani fresh ibintu ni wane cyane umuntu wihorereje cyane so nukuri kumwe n'umukunzi ya birumvikane se ubwire kumwe n'umukunzi ari nkawe koko wakora nta kindi namahoro namahoro ubugarukanye zari ikaze gukina basket cyangwa ndi mubi cyane mu bintu byose byo kwambara amasengere wapana hose ndi yamini ya muri basket yaba football yaba mu buhanzi yaba mu bukomedi yewana nta mpano nge nashoboye ako kantu utagiye gutambikamo oya naho naguhananira ariko nyine byose ntari nese hari ikibazo ubwo kuba ubinziho nyine ubwo nibyo umukunzi ibyo niwe ubihamya ntago umuntu yivuga mwana ibyo si umuntu niwe wivuga umukunzi mu buriri bimeze bite nyine birumvikana ese ibaze ariko igi nkiyi aho ubundi uba uri kumureba ubu ngubu no njyewe noneho mari kubyemeza bimeze bite rero ewana ni fresh namahoro ubu ntago nakifuza kabisa ko nkubeshya ntago nge nakubeshya mani nje ndarenze mu bintu byose ntago nakifuza amazina yawe Sitanta nk'ibisanzwe Sitanta nk'ibisanzwe nako kiyongereyeho nk'ibisanzwe nako ibisanzwe n'ibyo ukishyiriye aka kanya nako bagashyizeho ntari twe tugasitiyata nk'ibisanzwe umwari wawe witwa ngwiki se nje nitwa Louise ya irindi Munganyimana yego nawe si ngombwa kugira ngo uvuge amazina yose uvuga ko nyine Munganyimana w'i Kigali sana man none se mu rugo ngiye kavukira ntago ari i Kigali urabiyobewe ngenuye mu ntara uyu mwana ni uwa Kigali Sitiyanta birumvikana se umuntu wajurira none se Munganyimana man umva se aho ngaho nyine aba ari ukubaha izina buriya umubyeyi ajya kukwita izina buraya byitayeho fresh ngewe rero niyo mpamvu nitwa Munganyimana Louise ewan fresh wavukiye mu kahe gakaritsiye Gasabo kabisa hano hirya ya no mu murwana hagati kabisa umuhungu ntabwo yajya mu ntara ese nakwisonde kuko unzi ngewe nawe nabyivugire nawe arabizi ariko inkweto ya Force urayemera nese hari inkweto zingira zindi ni amafosi gusa Force n'ubushize nyango wari ufite akaya Force ntago ari umwera ariko abari karite abari fresh karimo umuhondo na black nuko abari karite cyangwa ura muri bande baba aya nje wapi nzitumiza noneho
hanze tu niho nzitumiza zikaza zimeze fresh cameraman ibyo ngibyo niwe ubihamye hari amakuru umukunzi aba agomba kuma hari nayo cameraman aba agomba kuma ubwo nacurikeho kugira ngo abantu baba hari kugira ngo baduhe cameraman nawe ndavuga agahita zominga sareka nkubwire kurandi hacitse urimo razumye yaracitse muri comment tugane b'inkweto original abaniwoje wavutansebereza umugabo mani yambaye original umva nje nawe byose mba nabishyize nabivuge byose umukunzi yavuga ko atari original baba umva ni woje mba mbireba reka ko ninjye ugomba kumubwira ati niba ugiye guturuka mu rugo uzumeze gutya A1 fresh mwaturutse mu hantu hamwe bavuze ngo niba ugiye guturuka mu rugo ngira ngo wenda niwo ba nyine we yampamagaye kuko urabizi ko twari dufitanye ikiganiro ninakubwiye ko nyine ngomba kuza kukwereka shere wanjye ngo uyu shere wanjye abantu bose baca amazina ndamuzanye kuri kamera n'umuntu uzamubona ari kumwe n'undi muntu ngewe azamamagara ushyire namba yanjye azamamagara noneho njye nawe azambwira ubuse noneho zongera kuvuga ko utari uwagera aho yanahera heza ntabwo abantu benshi rege babitinya we kuki babitinyutse wanjye impamvu ngimujyanye kuri kamera byabyana bindi nanjye kugira ngo mufatishe naramwinginze bya dani navuga nti rero ngwino dukora kano kantu gutya na gutya nta kantu gatoya ntago birenze none dore byarangiye muzanye sha abantu bazaje muri comment uzakubona uri kumwe n'undi muntu azahita ndabura ngiye noneho ari kinini cyane kandi sina gito mwaka wose nyine ukuntu twamenyanye hari abantu nyine badaha agaciro wenda kumenyanira ku mbuga nkoranyambaga yanjye rero twamenyanye duhuriye muri groupe nyine twari muri groupe ya WhatsApp deni nyine aca inbox yanjye aranyandikira impamvu namwandikiye nyine urabona ari ukuntu mama muri gucata kuri groupe ukandika message akaza agatepinga hasi agahita yisubiza navuze uyu mwana arimo kunyitaho gutya ntago nakubeshya na dore nawe mubaza icyiza nuko nawe namwizaniye icyo ndavuga mbeshya anyomozi ngiye simbeshya icyo mvuga ngiye mbeshya ugishyire hasi zitaragikomeza aranyandikira ambaza amakuru nyine nawe ndamubwira turibwirana nyine mbona ntaribi turaganira nyine biraho bisanzwe tuba inshuti bisanzwe nyine ako twaje kwisanga n'ubundi twagiye mu rurabe yego twakundanye to mwaka sugira ngo nutobotse igihe kinini cyane ako nyine nuko twamenyanye tuza no guhura turaganira turahuza numva nyine mumaranye umwaka mukunda cyane ni fresh hoya ntabwo turi abana umaze kuryamana kangahe ibyo ngibyo wa kibazo ariko ni madamu kinsubiza bawitonze kangahe rata sister na rimwe na rimwe musa kuri ikigwari mezi nawe ikirwari nzarya ibihiye ni wowe ni paka ubukwe bubaye cyane narabimuteguje ese niwe wabigizemo uruhare cyane Louise tubwiza ukuri ari ubundi abari nibo batajya babera nyine ukuntu bimeze urumva ko nakubwiye ko twamenyaniye ku mbuga nkoranyambaga urumva rero ubundi akenshi iyo umuntu aje akwibwira kuriya hari igihe usanga afite ibindi bintu bimuzanye nyine iki cyana nisa napaza uburyo umureba nzibeshye mbona y'imbogusi yawe ya WhatsApp yahaye yapoze uzansobanurira urumva noneho nyine turavugana tunumva naga nyine ari byo bimurangaje imbere numva si byo bimurangaje imbere ambaza ibyo nkunda ibyo nanga mubwira ko ikintu cya mbere nanga ari umuntu umbwira ngo ibintu bya sexy wapi wanje kumubwira mbere ndamubwira simbikunda tu bizaba birangiye nyine twarankundira mbera umuja muri fresh muravuga ko ndi umusore mwiza noneho nyine yego byivugiye nyine to nzagwaka y'ahantu hose mujabuka nyine oya naka kaba gakenewe ariko mama ngomba kumwaka y'ahantu hose noneho nyine ubwo birangira byumvishe umwaka wose waratobotse rero ntago arabimbwira kandi si uko aba atabikeneye cyangwa bikeneye pazo nawe urabaza ni gahunda tuba twarihaye oya turifata wabona umuhungu ajya ku ruhande akaba yatereka nje hano nzo mba umwana mwiza ku ruhande
wapi nabyivuge njye ndi umwana mwiza abantu banzi baranzi kandi nawe aranzi usa umwaka yaba atari yamenye ndi umwana mubi yaba yarabibonye ese cyangwa kuri abantu bakundana hari utujesti bajya bakora urumva wenda icyo cyo kuryamana ni kimwe wenda hari utundi tuntu bashobora gukora kugira ngo tushobora kwereka abantu ko bakundana koko icyo gihe utwo tuntu mujya mukora n'utuhe birumvika ubundi mwishimanye mukora iki niho mutaryamana ubundi ntabwo kuryamana rega aribyo bigaragaza ibyishimo ko wishimanye n'umuntu ikiwapi mubwire n'udukisi twa hato na hato nyine urumva ntabwo yabura byose ntabwo yabura byose ntabwo ushobora kubikora se ushobora kubikora oya nari nese umva ko nawe ayo ni amabanga y'uruguriko aho uzi ko umva umbwire umva nkubwire yes ntabwo ibyo nari witeguye sera wakunze isura oya kabanze nyine oya buretse mbanze mubwire sibyo bavuga wenda ngo nukwikiza oya umva ngewe sewe wakwitonze je ko turabibere impamvu uko ni ibintu bimeze waburetse wishibaguza irari ryaje oya ndamurebye gusa mubwira ati waburetse nawe ati utibeshe gakora amakosa nyine umva mubwire ese uragira ngo ngeshire wanjye nerekana uburyo mufatamo neza hazagira undi musiteri ubibona aze kumufata neza birenze uko tubanye birahagije oya umuntu ni umuntu rega umuntu ni umuntu sheri reka nkubaze ubundi urankunda ndagukunda nisubira ibyo bikaze reka tubikore tubibere bishawaritse wenda ntukame ku munwa ukame ku itama sibyo reka tubikore nabireba shawe wigira ikibazo ese wagize isoni mwaretse kuntera isoni oya ase mwaretse tankoze isoni oya ndamwemera reka nkubwire utankoze isoni ngabikore bitukatinga kameramani ndabizi mugiye kugira yakatinze se nikambikore we mbikwereke kugira ngo utazaje vuga ngo ibiki nizere ko yakatinze si wemeye bana abantu badahombye umusa cyane ya kamera oya reka nkubwire kameramani uraba wakatinze utajya kunsaba ntabwo yakatinze ahubwo none reka tuyishireho wakatinze noneho nazakwihigira njye ni mubi cyane ariko pazuri muratugora kamera iriho noneho nkurera se kandi kuyikuraho tuyikuraho noneho bikora iriho umva wineze kubikora nabi wagaruka gake neza uzi ko ngubesha wagaruka gakera umusa babyita guprofita uragura icupa oya byo ndarigorora umuntu w'umugabo ibi bintu munkoreye iri hasi zigendaga yarukiraga burya hari ako nicinyemo nta nubu kwisi hato na hato kabisa shara niwe nkunda bizuye ewana byandana bitandukanye n'izindi ndayikunda cyane mubimbwire neza ubu kuri kumazi aho bitandukanye ahubwo azizingaye ndetse hari iziye nize zonye mbaza ngo oya reka kadusubiza tuba tumufashe wica iperereza badufashe se n'ubundi natandukanye ngingire mu mwihariko amaperereza menshi yanshyizeho n'ubundi ko nayatsinze ntabwo mba nshaka kuyinyura ntabwo mba nshaka kumuhomba rero ntabwo mba nshaka ko hari ikintu gishobora kuduteranya cyangwa kidushwanisha niyo mpamvu rero igice cy'umwihariko afite umusore igice cy'umwihariko atandukanye n'abandi mwakundanye uzi ikintu cy'umwihariko namubonyeho nyine nuko nyine ntago nyine namubwiye ko ntakunda ibintu bya sexy arangije nyine aranyumva arabyumva no ntago ari ubugwa ahubwo ni ubugabo buriya ni bake cyane abasore bo muri Kigali bihangana umwaka wose ukwezi kumwe kwa guhagize buriya reka mubwize ukuri ikintu cya mbere mukundira cyatuma numva nta namuhomba nyine ni ukuba yemera ko ntashobora kuba nakorana nawe sexy hari abavuga ngo ntabwo nakunda umutipe ngo utanywere ibyo ariko ngewe
nicyo kintu mukundira. Ariko se ubwo mwaje kubeshya abanyarwanda n'abandi bantu baba bakurikiranye yawe TV ku isi yose bwa mbere dutangiye ikiganiro tubwiye ko abasha ukuntu bije kurangira rero umwaka ngo ushize nta kiraba yese kubasha ni mu buriri. Oya umva se ngiye mwungaje tugiye kuri ka kazi ndarenze kubasha ni mu buriri se n'ubundi se nta kazi wavugaga ntabwo mwebwe mwatubwiraga ka ngiye umva nkubwire wenda akazi navugaga ashoboye nako ko mubiri bitewe nuko mubona bitewe nuko uburetse bitewe nuko tubana nako mubudira ko wabonaga abantu. Oya no buretse nkubwire ako wabonaga basha nakaye dusubiyemo ikibazo ubundi akazi kose kuri we mba mbona gashoboye kuko aba afite courage yo gukora abafite courage yo gukora. Sibyo ako muburira ariko wari ukavuze murega tuba turi coding ndabyumva ako muburiri nyine mva mubwire ako muburiri nyine kuko nese we sumureba ukurikije uko mubona bitewe nuko tuba turi kumwe yo tuganira iki nyine nuko wenda twihaye intego yuko tutabikora ariko arabishoboye uzongera kugira ibindi bintu byinshi urenza. Okay, urumva iyo nayo ni indi experience ahubwo tubwire ngo umusore ushobora kubona ukuntu arabishobora afite izihe character umuntu ushobora kureba umuntu inyuma ukatubona ko yabishobora ndebera nka cameraman umbwira umva nawe ashobora kubibasha ashobora kubibasha kuko ntabwo nzi ibye wowe gira abakobwa inama urumva ko udashobora kujya areba umutipe urumva nkaho ufite experience urumva urebye hanze tuba yabibaye umutipe yabibasha abakobwa bibiri inama rero ikintu ngiye nababwira buri abasisteri rero buriya umutipe uza gufiteho ikintu cy'igikabyo akaza afite ibikabyo umva yapanuye bya danje ku buryo ushobora kumureba ukanamutinya uriya we kabisa ushatse nushaka umwihorere ariko numvise sitante zatangira arumva ubwo se uri mutubwira ariko se kahari arahari ntabwo ari byo nshaka kuvuga ntabwo nakubwiye ko ari byo umva ngende kubwira abasisteri bandi niba umutipe aje kugutetse cyangwa kuvugisha iki akaza yapanuye nyine afite amaferi ya danje shamenya ko ngo nta kigenda ahubwo umutuje ubwira ibyawe ubwira ibyo ukunda ubwira ibyo wanga akagendera kuri wa murongo mwihaye akakumva uwo waba ari umugabo wa danje ahubwo cyane rwose ko wenda kuba wamara igihe kingana icyo wari ubugwari ubafata gute nyine ikintu mbafata ni bya bintu byateye ubu ngubu nta kuntu ushobora kubwira nk'umusore ngo nyine ngo haracyariho abakobwa b'isugi cyangwa abakobwa bazima nawe uri isugi koko arabizi ngende isugi nyine arabizi nawe reka nkubwire ngira wowe ugarukiriza ibyo byihorere niba kubaza ibindi bigane niba nakuzanye kuri kamera none nyumvira ibibazo batangiye kukubaza umva ni wowe nene se wanzanye wambajije reka noneho mbahereze ukuri kose reka mbahereze ngewe ukuri kose urumva nyine kuba mukunda seriyangane nyine nakundi sibyo nyine urabona niba tubananye umwaka tutararyamana nta bundi burwayi afite kandi nanjye nta bundi burwayi mfite ntabwo rero naba nimashere ngo njye guha abandi icyo ngicyo nicyo cya mbere cyemeza ko cyane rwose cyane niko bimeze turabitegura tuzabamenyesha yego ahubwo bo nibaze muri comment batubwire niba iyi couple ari sawa umwana wanjye niba ari fresh yego nakuzajya kuri kamera sinzi ko batakujyana ubu baraje bapaza bajye bandika message nese bebe sunyizera nibagiyeho babivuga nibasanga ntabasha ubwo ndabansebye imbere ya kamera usura busebye ubundi niba ukunze umuntu ni ngombwa ko ndi bamugushimira oya nta n'impamvu nyine yo kugushimira umukunzi wawe ubundi niba wahisemo umukunzi wawe wamuhisemo kandi muranakundana kandi kugira ngo umuntu avuge ngo yagushimire cyane rwose nta n'impamvu ubundi ese nk'ungwaje akaba ati wenda ni urugero ariko nanze urumva nk'umuntu agiye muri comedy akazana ibintu by'iminzara akaba ati wenda canvas urumva cyangwa se akaba ati hanta nayo mbonye inkweto yari canvas iyo nkweto wambaye si canvas izo oya tuyiyonge tuyireke akaba ati wenda sitiyante yambaye inkweto ya pirate
byatuma umwanga ni urugero nari nanze aje ko ibanze kuri pirate inkweto yanjye ni pirate bane nikuremo abantu bacuruza inkweto bajya ni urugero mbona pazo menya ariko aho pazo ibintu wihaye ni ibiki byo kugezereza buri munsi zanze niyambariye cyangwe utangire unsebye ahubwo buriya ni urugero nari nanze ngo ese wamwanga abashaka kukaririra nde kumwumva mva wibiririra ni urugero mba nanze kugira ngo numve ko uwo mwari yakwanga oya hari umuntu ushobora kuza agasebya umuntu aho tuwenda uwo mwari ni mubi kandi ari mwiza oya uzi se ntabwo namwanga uko yaba yambaye kose no icyakubwira ko niyo nabona yambaye imyenda icitse se cyangwa iki uhita ubona idoze nyine yes mpita mbona idoze kabisa no niyo yaba yambaye umwenda w'igihumbi undi musista akaba ariko shiri waraciriritse reba umupira w'igihumbi ngiye mpita mbona ari yarakosti ya 7 8 kabisa kuko imana Use kubona umukobwa umeze gutya muri Kigali sitombora. Ndamukunda gushima Imana aho. Ese kubona umusore w'imanzi Kigali byugira ngo biroroshye. Mbese nyine. Cyane ntabwo ari. Oya nibyo. Nabivuge. Oya nibyo nari ncitswe. Ariko baza kunyanya na sheri wanjye nabibonye. Mubwire sheri. Reka mubwire. Uri buze kunyanya nawe nabibonye. Gira amagambo nawe bazayo kuyunkinyabupfu. Nese ubu ibintu utangiye nibyo koko. Ako kantu numvise ngo ngwiki. Kanizere ko bitabayeho kandi mbicishe hirya. Wenda uzambwire njye unestinge rwose ndebe. Kambicishe hirya ubwo ntabwo nakumvisha ko ngaho tugasimbuka. Ushobora gutuma ukomeza kwinyura mu ibyo tuwe tubitoza. Nari Louise. Karame. Kwita umutoma fresh nawe tawugukubita. Kimwe twikomeza ikiganiro. Kimwe neza neza. Umutoma mukubita. Unamwitegereza mu maso ariko. Mwitegereza mu maso mukubita. Cyamba ibyo se ko dukora buri munsi. Cyamba umbwire. Bikora buri munsi. Ariko murebane mujye mu romantique ariko. Niturebana natuma dusomana. Uko mubanye basomana. Ni murebane. Njye ikintu nakubwira sheri ndagukunda cyane. Nta n'ikintu neza. Nta n'ikintu cyatuma nkwanga kibaho reka reka. Nagumbe ahubwo ubu baraje bavuga ngo ni filime. Nico nangira ngiye abanyarwanda. Ubu baraje bavuge ngo ibyo bintu zabikate bataza kuvuga ngo ni filime. Uyu ni sheri wanjye wanyawe ntabyo kagatwiko. Akari akabaye. Ariko yari makubwira ibintu biri seri ukamuruga twagera. Yeah. Murebe mubwire. Nyine njyewe wenda ikintu nakubwira sheri ndagukunda. Nanjye pe. Nta n'ikindi nyine nta kirenze kugukunda ibyo urabizi. Oya byo ndabizi. Ubuye ya uko rero twitangirana n'abandi mu kibazo nawe ukirimo ya ibyo ngibyo nibigaragaza ko dukunda nta bindi birenze. Nta cyarenga kuri. Niyo mpamvu nakuzanye kuri kamera. Iyo aba ntagukunda. Agomba kuzanya imbere y'itanga. Murebe nawe mukubita umutoma. Je nibyo namusubije. Nta bintu by'imitoma myinshi rega ibyo nibya. Nese ubu ngo byo si iby'abana koko. We ntaga nteye umutoma ahubwo ambwiye ukuri kwe. Nanjye ndamusubije. Ese imitoma ntago bari ukuri. Byaba ari ukuri ariko buriya nta kintu. Ubundi iyo mitoma yose ibizingiyemo ndagukunda. Ubundi ni ijambo rimwe ndagukunda. Mu bebe wa mbere mu bwenge Ravi azahita abyemera. Ubwira ndagukunda. Ukuntu nkuko ifi ukunda amazi. Ukunda nkuko niki. Ntabwo wabibwira Louise ibyo ngibyo. Ntabwo nabimubwira nawe arabizi. Kuko icyo cyiciro twarakirenze ubundi. Sheri ndagukunda pe n'abanyarwanda babibona badushyigikire kandi. Tuba turi nyine mu bintu byubaka. Nyine tuzabutegura. Tuzababwira. Muza nabo badushyigikire turebe ko twarwubaka. Tuzababwira. Yego. Hanta se. Turaziranye cyane. Ese undi wamugani akoze wamugani ndavuga hanta nyine urumva imitoma yo muti ibyo twarabirenze Louis nta kibazo ufite cy'amatsiko cyo kubaza Stianta. Ndumva nta kibazo cy'amatsiko nawe mfite cyo kumubaza kuko turaziranye. Ya turaziranye pe. Ngiye nkunda. Umbuze hanta uranungwa nawe tuzamo ngo hanta mfashe umukunzi uvuga umugabo mwiza. Ya ubundi rega umva umbwire. Buriya ibintu bya ni sheri mani vuga kakazi n'ujye unyita ariko mani njyewe ubundi akenshi iri kunda kunzamo cyane iyo atari sheri aba ari baby
baby ya unabaye umwana icyo yita baby imana iyo turi mu rukundo tuba turaba baby nkakunda yakanyise ndi mu buriri sinyapfa kubyuka ndasinzira iyo ndi kumwe nawe tuba turi nk'aba baby ubwo wabyumva se gute ikintu kinsatse muri dukina sibyo tuganira tugira gute umva byiwerere ayo ni amabanga y'abakunda nagiye kumusura mu rugo iwawe urebe ukuntu tuba tumeze wese umwitanguye wowe umwitanguye nanjye ni baby none se ubwo hari irindi nanjye mwita baby nawe akanyita baby turi ba baby nyine baba bari kubebana niki bari kubebana nibyo nese umwaka wose nta experience yazo nibyo kabisa umukunzi we kabisa ubona ko wabishimiye ibintu by'urukundo urukundo ni rwiza manu urukundo wari fresh cyane cyakoze mva mboneyeho no gukomeza abantu badafite abakunzi bihanganye nabo bazabagira ko icya mbere nibyo nakubwiraga ugahakana icyiza nyine ni uko icyo nabasaba ni ukubona abakunzi babakunda nyine bafite umurongo apana babandi nyine baba baca hirya no hino cyangwa bafite ibibagenza nicyo wenda navuga okay fresh sana hanta ariko duherukana ubwo herukana kuri yawe TV urumva twari kumwe n'umutipe birangira umutipe munashwanye ikiganiro cyacu kirangira nabi icyo gihe wanagi dusize mu kiganiro nabyo wenda ntabwo twabikomeje ariko twari urukundo rwatumanje ntituganire no kuzindi story birangira uvuze ko mani ibyo byihorere mani birangira ngo mani ibyo bireke mani cyapaze n'undi muntu aza kuguha iyo story birangira uyivuze aho se rero ibyo bintu utangiye n'ibiki bazo ushaka kandi nabivuze kuva kare buze kunseri buretse gato oya ni ibintu byatwe turi gutera brage n'umukobo yazana akantu k'intuza uzi ko yaranteranyije n'undi mutipe ukuntu story imeze wese nyikubwira ati sister niba utabonye icyo kiganiro wenda ntabwo uno mutipe yari umuze city anta sheri wawe yari mujama n'undi mutipe yumva umwana akiganiriza tipe uyu agenda abwira wa mukobwa none wa mukobwa yamugaye turi mu kiganiro bari ba sababu nuko byagenze je nabivuze ngo uri buze kunsera sheri mana yanjye ngo nguki ibyo bintu uri kubwira sheri ukumva ari bufate ariko ko nkubashije wamvane aya mani umva umbwira nani ibyo narinze ahubwo ibyo ngibyo mushaka kunsenya baby nzana umwana none mutangiye kubyitanga kandi acyagiye niwe wanteranyije wese ninde watumye muhamagara kubera iki nakubwiraga ngo nkizere ngo mwamfatanyije none reba ibintu mva ni munsobanurire ngo ngwiki ngo nabivuze ntabwo ndi kumva neza kukubaza ni wamujama ko wavuye mu kiganiro mani pazo no kuri undakaje mani mugiye mureka mani ibintu byo kugira mani ese uburagira ngo nanjye nteranyike nawe badutera ntabwo byumvikana ngiye ntabwo mbyumva ngo umutipe ngakuganize ibyo ngibyo ni ibintu by'amabanga ntabwo ari ukwiye kujya kubibwira umubebe ese narabivuze none utangiye kwize niki bimeze bite nese utangiye kwizera wa munyamakuru no ngiye ndumva ibyo bavuga ari byo ngiye ndi kumva ari byo nese ni gute ntabwo ndi kubyumva ni gute we bavuga bati wowe umutipe akuganiriza ibintu by'ibanga ahubwo ngewe imana ngize nuko ntigeze nguha ndi kubona nabyo wari kubivuga ni ukuri ndi kubona wari kubivuga umunyamakuru ashaka kuduteranya reba ukuntu twari tumeze none reba ukuntu usangiye kiriho urumva ngiye mba nkubajije story naho gasaba mujyama kwa dutaye mu kiganiro icyo gihe byagenze gute nese niyo mpamvu uje kunteranya na shira ese ko nanimbi kubajeho nanzi ko mwana muri busere nese ubu ngubu urabona ndongera kumubona no ahubwo oya nta n'ikintu ubwo twakongera kuvugana ahubwo ngiye umva bazabanze buretse iki se ka oya no ntabwo aba ari byiza ibi bintu ntabwo aba ari byiza no kumana wowe umva wagombaga shire ubundi wanyumvisha nese ntabwo nyizera baburetse ngewe umva wakagombye kuba waraje ndukanira niyo story nk'abanyizi ariko nta kuntu wowe wifata nese ubwo ngiye story natinyuka kuyifata umva ntabwo byumvikana nta nubwo byumvikana umva ibyo ngibyo nkeneye kubyumva neza don't worry ihangane umva nkubwire none se kutangiye kwirakaza umva ntabwo byumvikana nubwo byumva ureke basi mbwire ukuri kose umva nkubwire ngewe urabizi kuva twakundana tumaranye umwaka wose nta defo nimwe nari narakubonye ikintu cy'amagambo ntabwo napfa kukihanganira reka umva
umva urambabaje mu oya nta kintu twavugana rwose reka nta kintu twavugana umva urambabaje mu gihe cyose tumaranye ntago bishoboka nubwo nshobora kubyumva umva ntago bishoboka ntago nabyumva ubwo reka ntago nabyumva rwose reka umva ngenda babaye nta kuntu umuntu w'umusore muzima akajya guterana indiji no ntago bishoboka ngewe ibi ngibi ntago mbyumva mana umva subiza ukuntu tubana turihanganirana tukababarana ariko ikicyo ntago nacyumva neza n'amabanga y'urugo yose wajya uyashyira hanze ubu ngubu urabona ndongera kumuvugisha koko mbese wagira ngo ujye kunteranya nk'uko wa mutipe yateranyirwa na sheri we ese ariko wa mutipe yateranyirwa sheri we tsikana rero ngengize imana ibi ngibi ndanabimenya nta n'ibyo narinzi wajyaga kuza ubimubwira iyo ureka akazabyira nta n'ibyo ngewe narinzi twakoze ikiganiro turi kumwe n'abajama ukadusiga mu kiganiro ukagenda bavuze ni ukuri kw'Imana uransenye Imana uramemukiye kandi nawe byumve uramemukiye ubyumve mva mubwire bora ndibuze gusobanurira basi nyumva nta kindi kintu nshobora kurenzaho kuri ibi ngibi nta kindi kintu nshobora kurenzaho kuri ibi ngibi ibindi nyine tuzaba tubirangiza abanyamakuru ndababonye ko umva mubwire ibindi tuzaba tubirangiza n'ibyo ntabyo narinzi ariko ndabimenye gusa wumve ngo urambabaje mva nyine ubwo ngubwo wenda ikintu navuga muzabanze ushaka uwo mutipe mwegerane nk'abantu b'abagabo mubirangizanye uko ngewe ndikumva ntago nzi kabisa ntago nzi ukuntu bimeze ariko sisita watwumvishe basi reka nkubwire sibyo umva wa munyamakuru kuraho kamera ibindi ndibiganire kandi umbabarire birabina uruze kubikataho sibyo urabona ukuntu twaye tugize sibyo ambabarire birabina ze kubikataho bataza konyetana none uze kubikataho birabina nsuniye ariko se wati tugasoza ikiganiro barakuraho umva urambabaje mu buzima bwanjye urambabaje umva reka tuze kubiganira nyuma ya kamera sibyo basi mbabarire nta kibazo yego rwose yego ariko umva kuraho kamera mani umva nago mvuye muri mood shamba ako se mani iracyariho kamera mani oya baby no kuraho kamera mani turibuze kubashyira mana kira mikoro twigenda ako se wabaye tugasohokana neza wumva ako se mani reka ngenge kuganira ndetse uko uneranyije ntago ubibonye sheri ngwino hano sheri basi ngwino tubanze tuganire batuganirize ukuntu bimeze sibyo twicare tubikemure reka mani reka tubisubiza ngasubiza mani kuraho kamera mani Patrick mani wowe iki kamera ndibuki mani kuraho kamera mani ako se mani wakuyeho kamera ubundi mani ibyo bintu ndambuka bisanze mu kiganiro mani turasoje mani kadusoza ikiganiro hano nako ibintu nyine biba birangiye nabi mukunze kurikirana ibiganiro byacu